Nongeye kukwakira ngo ikaze nshuti mu mwanya w'ibiganiro byacu, aho uyu munsi nkuzaniye inkuru itangaje, inkuru wigeze wumva cyangwa se ujya nanumva inshuro nyinshi cyane nyamara utigeze usobanukirwa cyangwa se wagerageje kumva uburyo itari. Ni inkuru y'amayobera y'umuntu wagerageje kurwanya Imana kandi akayitsinda, wumvisha abantu batandukanye muri Bibiliya nka Farawo, Herode, Nebukadnezar ndetse n'abandi bami batandukanye bisi n'abantu ku giti cyabo bagerageje kurwanya Imana nyamara kandi ngo bikabananira. Ariko kandi uraza gutangazwa ko ngo hari umuntu umwe wagerageje kurwanya Imana kandi akabigeraho akayitsinda, ndetse n'ibyo Imana yashyizeho akabihindura agashyiraho ibye. Aka kanya tukaba tukinanabigenderaho. Ese uwo muntu ninde? Ni gati ki? Yavukaga he? Yakoraga iki? Ese ni umunyarwanda? Urabisobanukirwa muri iki kiganiro. Gusa uraza gutungurwa n'uko uyu muntu warwanyije Imana kurusha abandi agaragara nk'umuntu wayo wa hafi. Uwo muntu uramuzi, uramwizera, uramukunda, ngo nyamara kandi ngo nta byinshi umuziho, kuko mu gitabo cya Bibiliya ibyo bamuvuzeho ngo wagiye ubyumva nabi. Nyamara kandi ngo mu rusengero aho usengera bamuvuga buri munsi. Mbere yo kuncira urubanza, ngushishikarije gukurikira iki kiganiro cyose mpaka kirangiye, cyane cyane kare na kigufi, hanyuma ukajya wafata umwanzuro. Nanone nkwibutsa ko intego y'ibiganiro byacu atari uguhindura imyizerere y'umuntu uwo ari we wese, ahubwo ari ukudufasha kongera gusuzuma no gutekereza ku byo tumazemo igihe kirekire twizera nyamara kandi tudasobanukiwe, kuko ngo kwizera kutagira ibikorwa n'ubumenyi ngo kuba gupfuye. Uratungurwa n'uko wongeye kukubwira wavuguruje Imana kenshi ndetse akabigeraho, uwo ari wo wizeye nk'umwana wayo Yesu Kristo cyangwa se Yesu Kristo bitewe n'imyizerere yawe. Niba uri umupantekoti cyangwa umugaturika, ubwo uribaza ati gute umwana w'Imana yivuguruje kandi akabigeraho? Ibyo nibyo ngiye kukubwira muri iki kiganiro kigufi. Uwo nguwo ngo yaraje nawe ahamya ko nawe ubwe ari Imana, ndetse ngiye kukwereka mu minota mike cyane ukuntu yagerageje kurwanya Imana no kuyivuguruza mu mikorere ye no mu migirire ye hafi ya yose. Ukaba uri kumwe na Sylvain mu kiganiro, ubike kuduha subscribe. Imana dufite muri Bibiliya yavuzaga kuraguza, igategeka ko abapfumu n'abakonikoni bicwa baba baraguza inyenyeri, ndetse n'abahanura ibizaba. Nyamara kandi uyu Yesu cyangwa se Yesu twizeye nk'umwana w'Imana ngo wavutse ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12. Ubwo yavukaga, abapfumu ngo batatu bavuye muri Egiputa, cyangwa se abo Kiliziya Gatolika yanze kuvuga mu mazina yabo ikabita abami. Ariko kandi abami ntabwo baraguza inyenyeri kuko ntibamenye iby'inyenyeri mu kirere. Abamenye iby'inyenyeri nyine ni abastrology. Ngo bahagurutse muri Egiputa baza mu gihugu cya Isirayeli i Betelehemu, bazanye zahabu, ububani ndetse n'ibindi bintu by'imirimbo n'agaciro kenshi cyane. Ngo baje kuramya umwami wabo, bamuzanira nyine amaturo, bamwe kubita imbere. Wenda urumva atari abapfumu, ariko se nyine urumva abantu barakurisha inyenyeri, ubwo ari bantu ki? Muri Isirayeli ntibyari byemewe na gato. Hanyuma umwami Herode yumvise ko havutse uwiswe umwami, yikanze ko ari umwami wari uje kumukura ku butegetsi. Ntabwo yigeze yumva ko abamwitaga umwami yari umwami nyine w'aba astrology. Yikanze ko ari umuntu ugiye kumusimbura, maze agerageza gushaka kumwica. Nyuma yo kugerageza gushaka kumwica, Yezu ngo yahungiye mu gihugu cya Egiputa. Nkwibutse ko iki gihugu cya Egiputa ari igihugu cyamwari umwanzi w'Imana muri Bibiliya. Bakoresheje uburetwa ishyanga rya Isirayeli ku bwa Farawo. Igihe Yosefu ndetse na Yakobo bajyaga mu Misiri, bakaba igihe kirekire Farawo akaza kubakoloniza. Guhera icyo gihe Imana yabwiye Abisirayeli ko ishyanga rya Egiputa ari ikizira, ndetse yabujije abami ba Isirayeli gusubira gusaba ubufasha ubwo aribwo bwose muri Egiputa no kugerageza kuba inshuti nabo mu buryo ubwo aribwo bwose. Ndetse ubwo Salomo yajyaga kugura amagare y'intambara muri Egiputa, Imana ngo yaramurakariye cyane, biba n'intangiriro yo kumwambura ubwami. Bitekerezaho nawe rero guta umwana w'Imana w'ikinege yahungiye mu banzi, akaba ari bomorera bakamwigisha amaji n'ubukonikoni ndetse n'imico yabo. Ese uwumva Imana ya Isirayeli yari guhungishiriza umwana wayo mu gihugu cy'inzigo cy'abanzi nka Egiputa? Umutima wawe nawe ngo guhe igisubizo. Ubwo Herode ngo yashakaga kwica Yesu yahungiye mu Misiri, uko bigaragara nyine yasanze iyo babandi bari baramuje kumureba akiri umwana. Abo bastrology baje kumuha amaturo akiri muto, kuko se na nyina bari abakene cyane, nta nubwo bari abantu bize cyangwa bajijutse. Ndavuga Yosefu na Mariya. Ngo nta byinshi bari bazi ku birebana na Egiputa, kandi kugira ngo bajyeyo bagombaga kugira umuntu basanzeyo. Ngo Yesu yongeye kugaragara muri Isirayeli ku myaka 12, ubwo yajyaga mu rusengero we na nyina. Nyamara kandi ngo ababyeyi be bataha bakamubura, agasigara impaka mu rusengero n'abafarisayo, ndetse akabatsinda bakarya iminwa. Muri iyo minsi ni nabwo ngo Yesu yakoze igitangaza cye cya mbere, ubwo yafataga amazi mu bukwe bw'Ikana bwamenyekanye cyane akayahindura divayi. Amateka ye ntiyongera kumugaragaza muri Isirayeli. Bikaba bishoboka ko ngo yaba yarasubiye muri Egiputa nyuma y'iyo myaka 12 akongera kujya kwiga cyangwa gukora ibyo nyine yakoragayo. Yesu yongeye kugaragara muri Isirayeli ku myaka hagati ya 28 na 29, ari gutoranya intumwa ze 12, agatangira kwigisha Abisirayeli ibisa nko kuvuguruza amategeko ya Musa. Ariko kuko yari azi uko ibintu abantu bizeye igihe kirekire biba bigoye ko babibakura mu bwenge bwabo ngo bigishe ibindi, yabibabwiraga buhoro buhoro abyigisha mu bwenge. Ati mwabwiwe ko iryinyo rihorerwa irindi, ariko njye ndababwira ko gukubisa urushyi ugomba kumutegera n'undi musaya akagukubita urundi. Ati mwabwiwe ko gusambana ari icyaha, ariko nkanjye bwese ko nabibigisha. Ati ndababwira ko igikomeye ari ukwifuza umugore cyangwa umugabo wundi. Ati burya nicyo cyaha kurusha kubikora. Ariko kandi ngo Yesu yarakomeje ati ngenda babwira gukunda abantu bose, mu gihe mwe mwabwiwe ko mugomba gukunda abanzi banyu.
gukunda inshuti zanyu mukanga abanzi banyu, njye ndabasaba gukunda ahubwo n'abanzi banyu ndetse mugasenga mubasabira. Ayo yose ngo yari amategeko Musa yari yaranditse, yarayahawe n'Imana ikayandika ku bisate 10 by'amabuye. Nyamara kandi ngo Yezu yaje yavuguruza, nta n'umutima umucira urubanza uwo ari wo wose. Ibyo byatumye ahura mu mvururu n'abafarisayo cyangwa se abatware b'idini ry'Abayahudi bashakaga kumwica, bamuhora ko yabavuguruzaga cyangwa yageragezaga kurwanya ibyo bizeye igihe kirekire. Imana yigishije ishyanga ryayo rya Isirayeli ko nta wundi uriho utariyo, kandi ko nta n'ahantu namwe Imana yigeze igaragara ivuga ko ngo yabibyara cyangwa yabigira umwana. Yezu atangiye kwigisha yavugaga ko ngo we ari umwana w'Imana, ahandi ati njye na Data turi umwe. Ndetse ubwo umwigisha umwe we witwaga Barutolomo yamubazaga ati wazatweretse uwo Data uhora utubwira, ngo Yezu yarababaye cyane aramusubiza ati n'igihe cyose tumaranye na n'ubu ntimuramenya. Bigasa nkaho yababwiraga aterega nta wundi uhari utari njye, ndi na Data. Byakomeje kuzamura uburakari bw'abafarisayi, ndetse Yezu akajya mu rusengero agasoma amagambo yo mu bitabo by'ubuhanuzi ayiyerekezaho, akavuga ko ngo amusohoreyeho nk'amagambo yo mu muzingo wa Izayi cyangwa se Yesaya. Abayahudi bemeraga ko Imana ari imwe nk'uko Isilamu aka kanya ibyemera. Batangiye kurakazwa n'uko hari uwiyita Imana akanabyigisha abandi, kandi bakabona ko abenshi mu baturage binjije cyane cyane abatarize bari boroheje n'abashonji n'abakene bamukurikiraga, bitewe n'uko yabakirizaga abantu barwaye, akanabaha ibiryo akoresheje imbaraga zidasobanutse zitari zimenyereye mu bwami bwa Isiraheli. Bamwoherereje abakomeye mu bwami cyangwa se mu idini ryabo ngo bajye kumubaza icyapfa n'Imana yabo gituma yirwanya, agashaka no gusenya ishyanga ryabo n'imyizerere y'abasekuruza babo Aburahamu, Isaka na Yakobo. Bamugeze iruhande, Yezu yabateze amatwi, arangije arabakwena ababwira ko Aburahamu bavuga ari umwana muto cyane toto, ndetse ko yavutse Yezu areba. Ababwira ko Yakobo rwose ari uw'ejo bundi, ndetse kamuzi cyane. Abayahudi barushaho kurakara bati uyu mwana atinyuka asuzugure abasogokuruza bacu. Mwibutsa ko Yezu icyo gihe yaba yari hagati y'imyaka 30 nyine na 33, cyane ko ngo Yezu yapfuye ari mu bigero by'imyaka 35. Tekereza ubonye umusore w'imyaka 30 i Kigali ari kuvuga ko umusokuruza wacu nka Gihanga Ngoma Ijana cyangwa se Ruganzu Ndori ari abana bato kuri we, ngo yababonye ku byahi ndetse kabarenze kure cyane. Yezu yakomeje ababwira ko ngo bo n'Imana yabo baciriritse, ndetse ababwira ko banakomoka kuri Satani umwicanyi. Maze Abayahudi babazwa nuko Imana yabo yabavanye muri Egiputa yiswe Satani izuba riva, bashaka kumwica, ariko Yezu ngo arabacika arigendera. Yagaragaye yigisha intumwa ze ko imihango ya Kiyahudi bijanditse mu iciriritse, ndetse n'urusengero rwa Salomo rwari igitabashwa rutinyitse Yerusalemu ngo narwo nta mumaro rwari rufite. Ndetse Yezu yakomeje abwira abigishwa be bamwerekaga bicaye hejuru ku musozi bamuratira urusengero rw'i Yerusalemu ngo rwubatswe imyaka 40, bamubwira ko ntari igitangaza ngo ndetse ngo rwubatswe n'ibiti by'amasederi byavuye muri Libani. Ngo Yezu yarabarebye arababwira ati ruriya nta mumaro, arababwira ati ruriya narutura hasi mu minsi 3 yonyine gusa, nk'abamaze kubaka urundi nkarwo na finisage nyisoje. Barebanyeho barumirwa, nk'uko umuntu umwe nyine yakubwira ati nasenya Convention Center iri yubona i Kigali imeze nk'igitebo, akayubaka mu munsi umwe wenyine ngo nta n'abayadakeneye. Yezu yakomeje abwira abamukurikiraga ko iyi si igengwa na Satani atari Imana nk'uko babikekaga, mu gihe Abisirayeli bemeraga ko iyi si ari iy'Imana ari nayo iyitegeka. Ndetse Yesu hari aho yavuze ko umutware w'iyi si aje, ariko ngo nta bubasha nta n'ikintu yamukoraho na gito. Uzirikane ko Bibiliya yamwe yerekana ko isi ari iy'Imana ari nayo iyitegeka, ndetse ko Satani iyo yakeneraga kugira icyo akora ku isi yabanzaga gusaba Imana access, uburenganzira. Ngo n'igihe yageragezaga Yobu ngo yabanje gutakambarira Imana ati reka ngerageze Yobu, Imana ibanza kumuha uburenganzira. Gusa Yezu yabakuriye inzira ku murima aberurira ababwira ko iyi si ari iya Satani, ndetse Pawulo yabishimangiye agira ati abo turwana nabo n'ibikomangoma cyangwa se abatware b'iyi si y'umwijima. Ubwo nawe yemezaga ko iyi si itegekwa n'abatware ba Satani cyangwa se na Satani ubwe. Yezu yakomeje aca amazi ibintu nk'ibitambo byahabwaga Imana, apfobya isabato, ndetse avuga ko ari we mutware w'isabato, ndetse akitwara uko ashaka, akorana ibyo yishakiye ku isabato, akiza abarwayi, akora imirimo yishakiye, bitemberera uko babyumva nkaho nta n'ikibazo. Kandi isabato ndagira ngo nkwibutse ko wari umunsi utinyitse mu mategeko ya Musa, ndetse uwayicaga akagerageza gukora ibihabanyije nayo uwo yagombaga kwicwa. Yesu yapfobyaga ibyo gukebwa cyangwa se gusiramurwa nk'uko tubivuga muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Akaba ari umuhango wo kugira ibice runaka bakata ku bitsina by'abana b'abahungu cyangwa se abantu b'igitsina gabo. Yesu yavugaga ko ngo ijuru naryo ngo leta zahoraho, kandi Abayahudi bararifataga nk'ubuturo butagatifu bw'Imana. Yesu ati isi n'ijuru bizashira, ariko amagambo yanjye yazahoraho. Ndetse ubwo yaganiraga n'umugore bahuriye ku iriba, yamubwiye ko Yerusalemu ngo nta gashya gahari, n'urwo rusengero rwabo ngo nta kidasanzwe kirurimo, nubwo abantu bafataga nk'ubutaka butagatifu. Maze Yesu abwira uwo mugore we ko azamuha amazi y'ubugingo asumba ibyo bya Yerusalemu n'ibindi byose, ndetse ko mu myaka yari buze nta muntu wari kuzasubira gusengera Yerusalemu, ahubwo abantu ngo bari kujya basengera Imana mu mitima itaryarya, apana Yerusalemu mu rusengero rwa Salomo. Nyamara nkwibutsa ko Imana yivugiraga ko i Yerusalemu ariho hari inzu yayo, kandi Imana niyo yategetse Dawidi
kwegeranya ibikoresho bihenze cyane n'amazahabu n'ibindi bintu kugira ngo bayubakire urusengero i Yerusalemu rwamaze imyaka 40 rwubakwa, aho rwaje gutangirwa kubakwa na Salomo. Aho ku rusengero i Yerusalemu niho hari ihema ry'ibonaniro nyine ryarimo ibice bitatu. Hakaba hari ahitwaga ahera hanze, hakitwa ahera habera, hari aha kabiri, ndetse n'ahera cyane hinjiraga umutambyi akahengera rimwe mu mwaka agatonyangiriza amaraso y'igitungwa hejuru y'isanduku y'isezerano abayahudi bagendanye imyaka 40 mu butayu. Iyo sanduku nkwibutse ko yari irimo manu, irimo n'inkoni ya Aroni yarabije uburabyo. Ahangaha ngo Yesu yagumye kubereka ko ari ahantu ngo haciritse, aha nyamara kandi ngo Imana yarahashyize ahantu hera kuri nyina, navuga ko ari inzu yayo, ahakuraga Abalewi bafasha Abisirayeli gutambira Imana ibitambo, ibitungwa n'ibindi bintu bitandukanye. Ngo Yesu yabiciye amazi avuga ko umubiri uhagije unarusha agaciro ibyo bitambo byose byahabwaga Imana, ndetse avuga ko amaraso ye aruta kuri ikintu icyo ari cyo cyose cyaba cyaratambiwe aho ngaho. Uko kuguma kurwanya imyizerere ya Isirayeli n'Imana yabo byatumye abatwari baguma kumurakarira, ariko kuko bamutinyaga bagambana n'Abaromani ngo bazamubicire. Gusa ngo mbere y'uko apfa yabaraguriye ku rusengero rwabo bagize igitangaza ngo ruzavaho n'iby'Imana yabo bikarangiriraho. Bitekerezeho nanone, ese umwana w'Imana yari guhanurana ibyishimo byinshi cyane kurimbuka ku rusengero rwa se? Ndetse ngo ubwo yapfaga umwenda watandukanyaga ahera n'ahera cyane ngo waratanyutse urashwanyagurika, maze ashyira iherezo ku bitambo byaturwaga Imana i Yerusalemu, yemeza ko ari we gitambo cy'ukuri kandi cya nyuma. Ese umwana w'Imana yayubikira imbehe akayibuza guhabwa ibitambo ngo habwirwa benshi, bene akaba ari bo bumva? Yesu uyu yiyemezaga ko ari umuntu waje kubohora abantu ku ngoyi y'Imana mbi yabakoronizaga ibasaba ibitambo by'amaraso bya hato na hato. Abikora ahereye kuri Isirayeli guturuka i Betelehemu muri Yudaya, yavutse ahataraturukaga abahanuzi ubusanzwe, abakaka amasaka azaca inka ngo kavuka muri zo, aba umuhanuzi umwe rukumbi uhabanya n'abandi bose, ndetse ashyira iherezo kuyobokamana n'ubwami bwa Isirayeli. Atangiza gusenga gushya n'isezerano rishya ridashingiye ku bitambo by'amaraso, ridashingiye ku kwica abanyabyaha, ahubwo rishingiye ku kwizera ndetse no kubabarira abagize ibyaha bakora, akabizeza ko igihe gishobora kuzagera bakihana, ngo kuko yababariye igisambo cyari cyaramaze abantu kibiba kinabica, akakibwira ko bazaba bari kumwe muri paradizo. Ngatangiza isezerano rishyashya cyangwa se itegeko rishya ryo gukundana mu isezerano ryo kwizera ndetse n'isezerano ry'imbabazi. Mu kiganiro cyacu gitaha tuzakubwira ibyo yigishije byashyinguwe na Roma bakabigira ibanga rikomeye cyane kugeza ubu. Ese ubwami Yesu yavugaga tuzajyamo n'ubuhe? Tuzacikwa n'ikiganiro cyacu cy'ubutaha. Nkaba ngushimiye, nakwerekaga umuntu warwanyije Imana. Uyu Yesu nubwo ngo wamwizeye nk'umwana w'Imana igihe kirekire, ariko kandi ntabwo yari umwana w'Imana kuko ukurikiza ibyo Imana ishaka. Niba yari n'umwana w'Imana, ntabwo yari umwana w'Imana ya Isirayeli, ahubwo yari umwana w'indi Mana itaravuzwe, cyane ko nyine Yesu yavuze ko ari ijambo w'Imana. Niba Yesu yarabaye ijambo w'Imana, bivuze ko Imana yavugiraga itigeze igaragara ivuga. Ese iyo Mana ni iyihe? Iyo natwe birashoboka ko tutayizi ikintu icyo ari cyo cyose, ariko wowe wayivugaga warayizi. Ariko kandi yarahindukiraga akongera akavuga ati wambonye, aba yabonye Data. Yesu yarwanyije isabato, arwanya amategeko ya Musa, ndetse akuraho igitambo cyaturwaga Imana i Yerusalemu, ndetse iby'Imana yaragize ibizira n'ibintu bikomeye cyane byose arabivuyanga, ashyiraho ibye kugeza na n'iyi saha. Ibyo nibyo Roma yatwigishije tugikurikiza. Niba Yesu kuko ari umucyo n'urumuri rw'isi, cyangwa se niba ari ubuyobe, ibyo ni Imana yonyine ibizi. Nkaba ngushimiye.